Hari abantu batubaza ngo ese ni gute wabika message yawe ku buryo nta muntu wabasha kwisoma atazi aka gatrick kandi kagufasha. Ndagusaba gukora sabo ndetse na comment kugira ngo tubasha kubona utu trick twinshi. Hari abantu babika message zabo ugasanga hari kugira ngo abandi bantu batazazibona ugasanga birabagoye kandi nta password wasize muri application. Reba uko wabikora kandi bigufasha ukande sabo. Uraza muri message yawe, n'urugero uraza muri message yawe urafata, niba tubareka rino message ya mbere ugiye kubika, uraza uyikandeho ureba ukuntu bikora. N'urugero niba ari no message ugiye kubika iyi ngiyi, iyi nyine, niba ari ugiye kubika urabikora turabigenza ute? Reba hano aka kandi kagufasha. Ndagusaba gukora sabo. Uraza umere nk'ukirika ujyana hirya, ugakirika ukajyana iriya, harahita ino message urabona gutya igize gutya. Message yawe utagira ngo wayisibye, message yawe hari ahandi hantu yibitse. Reba mbakwereke. Uraza hano ugakora aka kantu k'akadomo, iriya message dusibye, uraza hano ngaha kuri aka kantu k'akadomo, aha numara kuhaza uhakande. Urahita uza hano ngaha, s'il vous plaît ubanza uharebe, urahita uza ahantu. Numara kuhaza urahakirika winjiremo imbere. Urabona ko ya message ngiyi ya message yawe niba wari wayibitse urahita ugira ute, urahita uyibona. Niba aka kantu kagufashije ndagukora sabo, ndagusaba gukora aka kantu nawe basha kwibikira ibintu byawe ukoresheje message utasizemo password, ku buryo hari ahantu ni safe yuko nta wapfa kwamenya ataza aka gatrick. Niba aka kantu kagufashije gasharinge abandi bantu batakazi kugira ngo nabo babashe kugira ute, kukamenya. Ndagushimira kuko wewe wabashije kubona ino video. Ibyo twagezeho turabikesha wowe, nawe ugiye gukora sabo nawe turabigukesha. Ndabibutsa ko ari kuri ya channel yanyu ibijyanye na Phone TV. Uwo mwavuganaga si ngombwa, ariko icy'ingenzi niba aka kantu kagufashije yewe basha nawe kugira ute, basha nawe kuba wabyikorera.